Roki rero aza muri iyo minsi abakinnyi mfite muri iyo minsi bamaze iminsi banabyimba mukuru ndavuga no okay niba muri kubyimba reka nze ni pushing nguyu ubwo kandi yaje ruba mwana ukunda gukora byatari nyine ku buryo amahirwe amuhaga yahitaga yabyaza umusaruro direct ubwo nibwo naze mukubita umwanya nyine ubwo akajya akina cyane manje kumukubita Roy na Regis cyane mukubita Roy na Regis urumva nyine mba nabakubitanye Roy nawe bakinana akabana bakabakundira nyine muri boro zanjye yase avuga nimba yo mikiba ngera badukunda muri boro za Clement mujyanye muzange n'umuntu ariko semana ngo Regis ntaga muzi yagamwa Regis tubwiye n'ubu abandi baramuzi urukumva ubwo ye ni trauma yo ni trauma ubwo nibwo bahitaga bajyana kujya gukinana kuri channel ye urukumva mikabazamutse gutyo ariko ubona ko ari umwana nyine ukunda gukora byatari n'iki byose ndamwenye rero witonde kuba uje mu mwaka umwe kuko Miki yaje tariki 17 z'ukwezi kwa 12 2023 nibwo yagiye imbere ya kamera nyine icyo gihe ubwo Miki niko kujya gukora utuntu turakunze ariko impamvu munezererwa nibyo nakubwiraga ati nawe mubwije ubundi urumva uzi kuba mu bakobwa mfite babaye successful ni Nyambo gusa umukobwa nyine ufite icyo yakoze yagezeho nyine gifatika abandi ubona babicirenshije bari mu business zo hanze cyane umwanya kuruta sinema ubona nyine aje ari uwa kabiri ndavuga ni wow ngize imana uzi kugira rero ukavuga ati ni uti cyadanje wakoze ukabona ugomba kuvuga Nyambo gusa nta wundi wavuga uri kumva ndavuga ni ngize imana mbonye n'undi mu baby nawe uzatera ikirenge mu cyanyambo kabisa umeshe shema umwanya namuhaye akamubyaza umusaruro banumva ari ibintu nezerewe byatari iyo muri gutera bavuga ni abandi se baburiki nyine ntago babiha umwanya bari umwanya business zo hanze kuruje za film nyine nago kandi nago bamujudging nyine n'uburenganzira bwe ariko uziri kubona ariko naguciye mu ijambo Nyambo ni wa wundi ukundana na Titi yego okay umva kundi baraguza twatu nabwiye ko abanyamakuru umwe ari kuri coding uyu ngo kaze turanze oya twaga bandi tubazo mutirira abantu turamaze dore nagakishyura yo bareke babone imitwe y'inkuru none se turangana yego reka twicururize rana tuzarya gute yego nabazaga kugira ngo urumva arahitira kubona abantu babigoye no ndukundana na Titi ubwo bivuze turabyemeye rwose nibaza batubwira nibaza n'amahagi mu Rwanda noneho bano baniga ngo ni basoruti na barukota none bazasara bazajya basanga abantu mu nzu za plaque za bacteria views imwe y'umunyarwanda ibibara cha noneho bazatwiye urumva badusobanuriye buriya ko baratubwiraga ngo ni best wawe ariko kubera ko umuceri kubera ko nyine ikiro cy'umuceri nyine cy'umu Pakistan cyageze kuri 800 urumva nibyo yavugaga ariko undi ndarugezweho nije oya ndayisigaje ikibazo arabura kimwe ikindi cyanyuma cyo kijanye no muri team muri rusange muri no minsi hari bamwe mu bakinnyi bawe bashe nk'abagirana conflict hagati ya Miki ndetse na Mitsutsu tukumvamo kese z'amatelefone no mu bosi tunanga kuri TikTok se bakoreshe TV uziko numewe ariko yaduhaye umwanya Titi yaduhaye umwanya tubibaza nabibemereye ntabifite ntabwo nari mbizi ndumiwe hanyuma twumvamo ibibazo muri timu yawe harimo abantu babiri bagiranye conflict kandi bose na main actor muri timu yawe ese ubasha kumanaginga gute gukoresha abantu babiri bafitanye conflict ikindi ese ukora iki kugira ngo urwo rwango ruri hagati yabo cyangwa kuko urumva niba hajemo no kuvuga ngo na ribu yazamo
urumva biba byafashe indi ntera. Ukora iki nka dadi wabo nka boss wabo kugira ngo ubashe kuba wabunga? Ufite na B none iravuga kuri Titi na Nyambo. Mu minsi yashize twumvishe saga yabo, twumva ibyo bintu reka tugena nabigusubiza. Oya, ntabwo ikibazo nta kibazo. Ndabisubiza tubakikoze barakukibaza dadi ntaribo uraza kugisubiza. Ndikubaza arakwishoboreye. Hanyuma iyo ndikubaza twumvishe saga ya Nyambo na Titi bashwanye. Sijo bundi tugiye kurya tubona basohoye filime nziza kabisa, ariko abantu bakibaza, nanjye ubwanjye nkibaza, ese ko mu Rwanda kujya gukora projet bisigaye bisaba imbaraga z'agatwiko kugira ngo ubashe gupromotinga icyo kintu? Ubwo ntabwo ari confidence nkeya, karite y'ibintu byawe ushobora kuba ugiye guproducinga uba ufite ku buryo witabaza izindi imbaraga utakoresheje umutwe wawe? Iyo ni B. Okay, mbere na mbere ntabwo ariko ikibazo cyose umuntu nawe ikibazo cyose bagiraga bakibiraga papa wawe. Ngewe oya, ikibazo cyose urumva wakibwira papa wawe? Ntabwo bibaho nyine. Ngo hari ibyo ushaka kwikemurira nk'umuntu mugira rero ko wakuze ukumva, hari n'ibikunanira ukavuga ati dani bireba bikurenza ubushobozi, ukaba wakora iki, ukaba wajya kugisha inama. Miki ndabona yanaje. Nimba ibyo bintu koko bihari byarabaye, simbizi wenda ibintu byabaye agatwiko, umuntu asigaza akata kundi mugira ngo abone views cyangwa se undi nawe akazaga nyine tu ibintu byose byabaye agatwiko. Ntabwo ibintu byose mubonye imbere ya kamera ko mugomba kubyizera. Miki nigeze zanganganiriza mbwire ati rero ufite kino kibazo meze gutya na gutya na gutya, ntabwo yigeze ngabinganiriza. Utabinganiriza ko kandi kana ngo sindi bumurenganye, n'uburenganzira bwiwe ko ari nyine nabyo byose ugomba kugisha inama cyangwa se ugomba kujya kubiganiriza umuntu. Ari byo ubona wakwikemurira ku giti cyawe. Sinema turi kugendana. Ikintu ko turi kucyumva. Ukijyanye no kuba wenda bari kubishira hariya, ni aba content creator. Icyo mugomba kukimenya. Hari muri minsi kugira abantu mubone attention, nuko ngewe ndaza ngakubwira ikintu kitabaho. Man, ubu kano kanya mise vuga ngo mfashe Titi afite ari kurya kandi kana hano mu maroji Nyamirambo. Iyo nkuru niyo nafata iminota 10 yo kuvuga ibyo bintu ngahita na uploading. Ndamya nashidikanya ko mu isaha imwe namaze kugira 50. Nyine abantu bakunda inkuru z'ibihuha zidafite 12 kurusha izanya cyangwa kurusha ibintu nyine we yashiramo leta yo ibintu uko birashoboka. Hanyuma mu kazi mu gukora ubona se nta kintu bica mu buzima busanzwe? Mu kazi Mikiwe simuheruka mu kazi. Urukumva? Ubwo nimba wenda aricyo cyatumye agenda cyangwa se atagaruka mu kazi, ibyo simbizi. Mitsutsu we arakora n'ibisanzwe nta kibazo. Ubwo sindamenya nimba aricyo cyaba cyarisha akazi, kuko nawe ubwe naramamagara ngambwire ngo impamvu nari kuza mu kazi ni ingi cyangwa se meruka tuvugana arambwira ngo agiye kugaruka, aranambaza ati se kwa kane nzaze gukora, namwe ntuzaze gukora. Bamuhamagaye niyaza, kwa gatanu niyaza, none munsi niyaje, nejo niyaje. Ubwo hashize ibyumweru 2 ataraza mu kazi. Ubwo rero sinamenya ngo ikibazo afite ndakivuga hiki. Ukumva ese aga kari kwicara akina n'abantu amanura azamura wamuhirimbiriwe. Nanjye yamanenda mwihorera. Oya, iyo umuntu agiye mu cyana agatinda arahubuka kuko imyanya bari reka nasa sinshinga abantu ibintu kuri pano basinziriye mwarasimana. Reka dadabanza soze man. Urukumva? Rero ngewe Miki azi ibintu bingahe nimba atari ukwezi namubona. Nayo ngera gushira ibintu byo ku murongo akagaruka mu kazi, byange bikunda zansobanurira ibi byose ndi kubona. Urukumva? Ubonye Mitsutsu ashaka kumbwira ukuri kwiwe cyaka akishira heza, undi akaza nawe akambwira ibyiwe. Rero muri kano kanya sinagusubiza kuko numvishe version ya Mitsutsu gusa, iya Miki sindayumva.
Okay. Hanyuma kuri umenya ngo ibintu bari byo n'ukuri cyangwa ukuri. Hanyuma kuri B rero. Icyuko aba content creator cyangwa se umuntu ugiye gutangira projet mu Rwanda atizera ubushobozi bwiwe ahubwo akumva yuko ashobora gukoresha agatwiko nk'ibyo wavuze ruguru ngo uramutse ukoze saga iri negative ishobora gufavoriza projet ugiye kuba wakora kugira ngo ibashe kuba yaba successful. Ntago ari ukwiha imbaraga cyangwa se kuba biyumvamo ubushobozi buke bw'uko bo bihagije hatabaye izindi imbaraga z'agatwiko. Rero ikintu cya mbere ntabwo nigeze mbona Tita akora interview avuga ngo yashwaye na runaka, nano nyine nigeze mbona Nyamba akora ngo yashwaye na runaka, sibyo? Tita bigeze bikora wapi mu gihe iyo interview tigeze yibona bakoze ibimenyetso bigaragaza ibimenyetso n'amafoto barayasiba. Ibyo ni ibiki njyewe kamaze mwereke, sibyo? Mitsusu katamfollowing bivuze kanyanga. Yegora. ariko abo bana b'abantu bakundana dadi n'umuntu mukundana ku kazi yabitandukanye. Itonde maze ngubwire mu bantu mfite muri timu yanjye banyubaha Mitsusu aza ku mwanya wa kabiri. Uwa mbere ninde? Si ngombwa kumumenya, fata ko Mitsusu aza ku mwanya wa kabiri. Wa kabiri wa mbere ukamusimbuka dadi. Mu bantu nzi banyubaha nawe itonde nyine. Mu bantu nzi banyubaha nankunda aza ku mwanya wa kabiri. Genda urebe kam following. Kuri Instagram. Nanjye si mu following. Genda checking usanga dufollowingana ubundi ubone kugaruka kumbaza icyo kibazo. Aki urumva jana na ubwira ngo ibyanjye ntaje. Bansubize. Kuki Mitsusu na followinga cyangwa kujya tamfollowinga kandi. Ariko mbere urumva mbere Titi ya followinganaga na Nyamba. Nanjye twarafollowinganaga Mitsusu. Ariko Mitsusu yakoze ni follow asigarana abantu babiri. Ariko kubera iki nyine ariko Titi noneho yakuyemo Nyamba gusa na Nyamba kuramo Titi gusa. Urumva asigara n'umwe. None se ubundi rwango twashaka gutwika hari wababwiye ngo mubivugeho. Uri kubitubazaho ntabwo tubishaka. Urumva n'uri kubitubaza ntabwo tubishaka. Ngiye nakuna gucera. Ariko muri aba famous ntabwo mwakora inkuru yatitiza umujyi wabuye umwe wo kuyivugaho. Nubwo byonyine kuba warakoze ni follow ugasiba post nawe agasiba post agakora ni follow ni inkuru. Ariko ugeze no kumbwira ngo nyuma yo gukora biriya bintu byose ngo ugeze kubona bari kugendana ari babiri. None se ninde wabwiye ko tutagenda?